Oui. Ngara rwose nari nkeneye kumfasha. Gira vuba ndi mu kazi ndahuze kabisa. Niba nawe uzihangana umfashe nk'iminota 2 rwose ndakwinginze. Kugira ngo ufashe iki? Je nyine nagiranye n'ibibazo umuntu aneriza. Agira ute? Umuntu yaneye inda. Yamuteye inda? Yego. Amaze kuntera inda biba ngombwa yuko mubwira yuko njye nashaka kwikuramo we ashaka ko tuyikuramo. Birangije mubwira ko ndwaye aza kumpa imiti ikuramo inda njye sinabimenya. Ndimo njya kwa muganga niyamfasha. Amaze kugerayo muhamagaye yanga kumfata mbibwira abo twabanaga mu rugo babimenye ahita ahunga aragenda. Amaze guhunga agiye nkajya muhanditse kuri WhatsApp mubwira ikibazo mfite nansubiza agasoma gusa. None rero nkaba nifuzaga yuko wamfasha. None se yaguteye inda uratwite? Inda yaneye ntabwo numite yamaye imiti ikuramo inda njye sinabimenya. Nkomeje kurwara. Nkomeje kurwara byahereye mu wararwaye urwara iki? Narwaye kuva no mu nda. Warakize kuva no mu nda. Ntabwo birakira. Ikibazo rero nagize nicyo guhora ndibwa mu nda. Nahora mva biba ngombwa ko njya kwa muganga bambwira ko ngomba guca mu cyuma. Bambwiye ko ngomba guca mu cyuma ngo ngurisha itungo nari mfite rero. Namaze kubimbwira umuntu waneye inda n'uwahoze witwa Jackie watekeraga pate jaune Debeni. Nginde? Wahoze witwa Jackie wakoreraga Debeni. Ni waguteye iyo nda? Niwe waneye inda twabanaga mu rugo baho yabaga. Narabibabwira abo twabanaga arahunga aragenda niyongera. Urabizi neza yuko uwo muntu wakoze ibyo ngibyo ayatekeraga Debeni? Urabizi neza ko yahoze amukorera. None rero ukabura kugira ngo ufashe iki? Icyo nifuzaga ko wamfasha ukamuvugisha cyangwa tukaba wankorera ikiganiro nkajya hanze bakamfasha. Nifuza ko yangurira itungo nagurishije nari mfite. Ngagira icyo umubwira sasa rero ndakeka ari bwumva ubutumwa. Icyo namubwira yuko yakoze ibintu bitari byo kuba yakora icyaha akihakana kandi njye twavuganaga kuri fone ambwira ko agomba kuba nagomba gukuramo inda njye nkamuhakanira ambwira ko nabufasha njye mubwira yuko umwana yavuka ibi bibazo ko yavuka ibinambara biba ngombwa ko ndwara igihe kinini kubera amezi 2 ni menshi umuntu atabona ikintu na kimwe. Icyo namubwira ko yakoze ibintu bitari byiza. Guhemukira umuntu ntabwo ari ibintu byiza no guca umuntu amazi ntabwo ari ibintu byiza. N'ubutaha n'uwo ari we wese ajye yibuka gusaba imbabazi. Nta kibazo ubwo butumwa ndakeka